Ndi hano yabamfatiye mu cyaha cyo kugenda bitemewe, nari mvuye i Kigali, imodoka yanzanye yamvanye Nyabugogo, njye na mugenzi wanjye twigana kandi tubana, twaje dutashye twara abanyeshuri muri kaminuza, biba ngombwa ko amashuri afunga. Twabonaga nta mpamvu yo kuguma i Kigali, tuba mu nzu ikodeshwa kandi bakeneye kutwishyuza, turavuga reka dutahe tujye mu rugo, kuko bari bashyizeho gahunda yo kwiga online, turavuga tuzaba twigira mu rugo, gahunda yo kwiga nikomeza tuzagaruka. Wigaga muri kaminuza, ko leta yavuze ko abanyeshuri baguma mu rugo ntibahave, ni kuki mwahisemo kuhava? Niga muri kaminuza hano RTUC, UTB, Sonatube. Nyine birumvikana no kuguma iwabo, ariko njye ntago ari iwacu. Baguma iwabo kuko ari iwabo. None se nimba atari mu rugo ndahaguma gute? Abanyeshuri ba kaminuza bavuga ko baguma ku mashuri ntago twiga ariko tubayo, twe twiga dutaha. Hanyuma inzira zisabwa se mu kwaka uruhushya barazikoresheje? Wenda iryo niryo kosa nakoze, kuko nimugoroba nabaje na fanda arabimbwira ko wenda nakoze ikosa, sinaciye mu nzira zari zo kuba naza, ariko numvaga ko nimba mfite ikarita y'ishuri nagombaga kuza, kuko ndabyibuka ubushize barimo barazana abanyeshuri ba segonderi, nagiye hano Nyabugogo mbaza abapolisi ndabaza se ko hari gahunda yo gutahana abanyeshuri, natwe tukaba turi bo turataha cyangwa bimeze gute, ko natwe dukeneye gutaha. Baratubwira ngo mwe gahunda yanyu ntabwo ihari, turatahana ba segonderi. Rero mbonye ishusho yo gutaha, turavuga reka dutahe tujye mu rugo, kuko umushoferi yatubwiye ko afite pasi. Ngenda umushoferi w'amakamyo. Imodoka yanjye yari yapfuye, yari imaze iminsi 2 ipfuye hari i Kayonza. Mbura uko mpagera, ariko abantu barambwira ngo ugeze i Remera ubona uko ugenda. Ngiye i Remera kuko musanze imodoka, ndabaza ese ufite pasi, aravuga ati ndazifite. Nicara mu modoka turaza, tugeze Intunga hariya ku isoko, baraduhagarika niko gufata. Ngiye mu by'ukuri ibyo ari byo byose, wenda hari abantu bagira ngo biroroshye, ariko ibintu birakomeye rwose. Ngira inama abanyarwanda bose, yaba ari utekereza akavuga ati nanjye ndajya mu Giporoso mfata akamodoka ngende njya aho ashaka, ibyo bintu byikuremo, yicara aho ari. Wowe wari ufite uruhushya? Wari warwatse? Oya, njye nta ruhushya nari mfite, gusa nabashije umushoferi nawe ufite uruhushya se, ati ndarufite. Ubwo ndagira inama abanyarwanda bose, ibyo ari byo ibintu birakomeye by'ibigaragara, dushobora kuba ibyo twibwiraga atari byo, ibintu birakomeye, yakicara iwe mu rugo, ibi bibazo bikazabanza bigakemuka, abantu tukazagenda ku mugaragaro, ku mudendezo, tutagenda twihishahisha. Ibyo ari byo byose ni nacyo mpamvu ndimo kwicuza kugeza none aha ngaha, kuko urumva iyo biza kuba ari ibintu byaciye mu mucyo ntabwo twakabaye turi hano. Gusa ndabisabira imbabazi abanyarwanda bose, leta y'u Rwanda, ntago nzabyongera yewe kuri jye ku giti cyanjye. Nta nubwo ari ubwa mbere dufata abantu nk'abo, murabizi ko ngira ngo no mu cyumweru gishize twerekanye abandi bavaga aha ngaha bajya Musanze. Byumvikana rero yuko abantu bose barenga ku mabwiriza, uburyo ubwo ari bwose bakoresha, polisi butahuye irabafata. Bariya rero batwaraga abantu mu by'ukuri badafite impushya, babafasha kugira ngo babajyane mu ntara y'Iburasirazuba mu turere dutandukanye. Hakaba harimo imodoka zisanzwe zitwara abantu zitwa Yego Cab. Ziriya ba nyirazo berekana urutonde rw'imodoka ziri bukore gufasha abantu, ariko umuntu agomba kuyigendamo ari uko afite uruhushya yahawe na polisi, ibyo birazwi. Iyo birenzeho rero iyo modoka nayo irafatwa kuko urenze ku mabwiriza. Icya kabiri ni umuntu, urugero mwabonye rw'umuntu ava i Rwamagana aza gukura imodoka yo muri Majerwa, akavuga ati reka none nkura abantu i Kigali. Abantu bumva yuko muri ibyo byo kwirinda Covid wabigiriramo inyungu, wabikoresha kugira ngo ukorere amafaranga cyangwa se ukore bitemewe, abo bantu ntabwo byemewe. Ikindi ni abandi rero nyine baba barabatwara abantu muri bwa bwihishwa, nabo ntabwo byemewe. Ibyo rero turabivuga, tuzabisubiramo, kandi n'abazajya babikora bakamenyekana bazafatwa.